nukanguke ubarengere, nukanguke uvugane n'ikibazo cyabo. Mana urabizi yuko iyo umuntu atinze mu kigeragezo abasha kuba yanamuka. Ikikuranga kuri we, fata umwanya wa muntu ukuvuga ku musozi, wa muntu wamenye ka gutaranga, wamenye ka kwanga, fata umwanya wo gusenga. Wifata umwanya nawe wo kumuvuga, kandi nyamara birashoboka ko wowe usenga atanasenga. Mwerera imbuto. Yesu yaragiye agenda ahantu hari igiti cy'umutini, arebyeho imbuto zo kurya arazibura, arangije icyo giti arakivuma. Uwo ni Yesu wakivumye. Birashoboka ko natwe muri iyi minsi hari imivumo dufite twavumwe na Yesu, kubera yuko hari imbuto ari kuturebaho akazibura. Birashoboka yuko wagiye mu butayu cyangwa mu rusengero cyangwa iwawe ukaba ukunda gusenga, cyangwa se biranashoboka yuko wari umuntu usanzwe ariko utazi gusenga. Tubona ko gusengera ku kizira ari isengesho Imana yanga. Wambaza ati gusengera ku kizira gute? Tubona ko mbere yuko twakabanje kuba twasenga, tugomba kuba twaca bugufi imbere y'Imana, kwihana ibyo tuba twarakoze cyangwa se ibyo tuba twiriwe dukora uwo munsi. Bakunzi ba Shalom TV, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana. Ngiye muri kumva kuri mikoro ni Honeste, ntirenganya nkuko musanzwe mumenyereye. Imana nibaho umugisha. Aka kanya rero tugarutse imbere hano muri studio imbere ya kamera kugira ngo tubabwirize ijambo ry'Imana. Abirasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Nkuko bisanzwe mujya muri comment, mujya hari ibyo mujya mudusaba, kandi ibyo mudusaba n'ibyo tugerageza kubashakira, yaba ijambo ry'Imana, abafite ubuhamya cyangwa se ubuhanuzi, ariko kandi ubuhanuzi bw'ukuri, apana ubuhanuzi bw'ibinyoma. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tubibutsa kuri subscribe tuba tubisobanura ko kugira ngo uko tuzajya dushyira ikiganiro mugire muhita mukibona. Kabiri ni ukora share ku nshuti zanyu cyangwa se ku mbuga mubaho, kubera ko Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza nibumara kwira isi yose nibwo imperuka izahera ko ikaba. Ni muri ubwo buryo kugira ngo twamamaze ivugabutumwa, ariko ntabwo dushaka kubangutsa imperuka, ariko kandi byaba byiza abantu bose bamenye ijambo ry'Imana, kuko ab'iki gihe barikeneye. Imana arebaho umugisha mu izina rya Yesu. Imbere ya kamera murabona umudamu mwiza cyane, arakeye, afite igikara kinoze, yambaye neza. Buriya nuko mutazi, nshyize kamera hasi ateye neza rwose, kandi ateye n'amabengeza, ariko kandi uko ateye neza ni nako ne mu mwuka ateye neza. Amavuta aruzuye. Bwira abantu nimba amavuta yuzuye, babwiye n'izina ryawe. Murakoze ko mu mwanya abankurikiye cyangwa se abadukurikiye. Nitwa Muhimpundu Oda. Muhimpundu Oda, ku izina ry'ababyeyi bakwita mama nde. Twabonye wambaye impeta, ubushize waje ntayo wambaye, ariko umunsi twabonye nimba wayitoraguye, nimba hari wayigutije. Sobanurira abaguteze amatwi. Urakoze kumbaza ikibazo cyiza. Ndi umumama w'umugabo umwe n'ababebe batatu. Ntabwo nayitoraguye, ahubwo hari igihe umuntu ashobora nko kuba yajya nko muri dushe, cyangwa se ntabe yabura ahantu, agashobora kuba yabura ahantu yayirambitse. Niyo mpamvu yari yabiteye, ariko ndayikunda. Nitwa Mama Kami. Mama Kami. Mama Kami, umeze ute? Meze neza. Mu mwuka imeze bite? Ndashima uko biri, ndumva imirindi. Ubushize twaraganiriye utubwira ko uri umunyamasengesho cyangwa se umuhetsi. Abamwe bayita abahetsi, abandi bakayita abanyamasengesho. Muri iyi gahunda yo gusenga Imana mu mwuka
duha amakuru Imana ikubwira gute muri minsi iri kumbwira ko ibintu bigoye ariko ikananyereka inzira yo kugira ngo byorohe. iyo nzira kugira ngo byorohe ni wowe kwicamo wenyine cyangwa n'abanyamasengesho bagenzi bagomba kwicanamo? Abandi ntabwo ari njye bigoreye njyenyine cyangwa se ntabwo ari njye bikomereye njyenyine, ahubwo urambaje ni njye bigoye gusa, ntabwo ari njye gusa, nta nubwo ari nanjye gusa uhamagarirwa kuba nanyura mu nzira igoye kugira ngo mbone iyoroshye gusa, n'abandi aricyo gitumye ndi imbere yabo kugira ngo twungurane inama y'uko byakoroha. Imana igumugisha. Ego. Muri iyi nzira igoye, muri yavuze ngo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwe, ariko Yesu akavuga ngo ndi kumwe namwe, tujye tumuhangaho amaso. Mu kugorana kw'inzira nuko ari mu kabwibwe itagaragara, cyangwa se hari abafite amatara bajimije. Ese inzira twicemo dufite cyangwa se duhagaze gute? Bwira abaguteze amatwi ukuntu bagomba guhagarara muri inzira mu nshamake. Bakunzi badukurikiye tubutse ko mbere kwinjira mu ijambo ry'Imana cyangwa se kwakira message, tubanze ikiganiro kigufi cyane. Murabizi ko ariko dusanzwe ganiriza abantu batwara amatara, batwara amabuje, niki bitwaza muri inzira itagaragara? N'amatara. N'amatara. Barishimye. Yego. Bakunzi baduteze amatwi, mwitwaze amatara kugira ngo iyi nzira ibashe kugaragara. Nose ko nasomye muri Zaburi akambwira ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Byaba ari ibyo ngibyo? Ubwo dukeneye kugira ijambo muri twe. Muri twe. Yego. Imana ishimwe. Iyo tujye muri iki gihe hari abantu bakunda gusenga, ugasanga barajya mu butayu, abandi barajya mu buvumo, abandi baririrwa mu byumba by'amasengesho, ariko nta jambo rifatika bafite. Ubwo si muri rusansi y'abantu batafite amatara muri iyo nzira, ugasanga umuntu arimo arasenga ariko ntabwo wamubaza ijambo ry'Imana. Kabize kumbwira ati ngewe ati wowe ukunda ijambo ry'Imana ariko ngewe nkunda gusenga. Tandukana n'ibyo bintu bitandukanye, ijambo ry'Imana gusenga nimba bihabanye. Ijambo ry'Imana kurimenya niryo rituma dusenga, tukamenya ibyo dusengera cyangwa uko dusenga nyakuri. Yego. Tubwire gariza bose amatwi, ubuhanuzi buvuga muri iki gihe abantu bajya gahanura ibintu byinshi cyane, ariko wagusanisha n'ibiro ntububonemo. Uwo muhanuzi ubwo ni muzima cyangwa? Ntabwo nabijyamo cyane ku bijyanye n'ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi nemera cyane ni Bibiliya. Bibiliya hari ibyo itubwira, ariko nanemera yuko Imana yasize Mwuka Wera, ariyo mpamvu amanukira mu bantu kugira ngo bagire message zindi bamenye. Rero uwo muntu ijambo ryambwiye ko tugomba kubamenyera ku mbuto bera. Nicyo kintu twagomba kureba, kuko nimba ugendera ku ijambo bizatuma hari n'izindi mbuto wera. Imana igumugisha. Tuzamenyera ku mbuto bera, icyo ndacyumva cyane. Ariko nkagaruka nkavuga ngo niba umuntu mudaturanye, hari abantu bakurikirana ivugabutumwa riciye muri social media, buretse kubona isura kuri kamera y'ubuhane bwo buhanuzi, ariko ntaza wataha, ntazi uko yifata. Izo mbuto azazibona aciye muri nzira. Ganiza buretse amatwi ukuntu azasoroma imbuto za muhanuzi amuhanuriye kandi batari kumwe. Umuntu mushobora kuba mudaturanye, ukibaza uburyo uzamenya imbuto yera uko bimeze. Wowe uzajajinga ibyo avuga, wumve koko nimba bihuye n'ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya yatubwiye ibintu bibiri. Itubwira ibyo Imana yanga, itubwira n'ibyo Imana ikunda. Uzatekereza nimba ibyo bintu yakubwiye biri mu by'Imana ikunda cyangwa se biri mu by'Imana yanga. Mama Kami tuganirize gariza no guteza amatwi,
tubwire dutatu twonyine mu by'Imana ikunda, utuntu dutatu twonyine mu by'Imana ikunda. Ikunda umuntu ugira urukundo. Ntabwo ikunda ibintu by'uburyarya. Ikunda n'amahoro, abantu kuba babana mu mahoro. Yego. Imana igumugisha. Reka rero dufashe gusenga Imana kugira ngo winjire mu kiganiro nyizina Imana gwa nimba ari ubuhanuzi, nimba ari ijambo ry'Imana, cyangwa se niba ari ubutumwa bw'umwihariko Imana yakoze ku bantu ubutambutse mu izina rya Yesu. Ngaho senga Imana, no gusenga ukomeze Imana guhaye. Urakoze cyane. Murakoze. Mana data wa twese, Uwiteka nyir'ibihe, Uwiteka nyir'ingabo, uri Imana y'inyembabazi, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana yo mu ijuru ishoboye byose, icyubahiro n'ikibi cyawe. Utwemereye kuba kano kanya twavuga imirimo yawe, ntago twabyishoboza kubivuga uko biri. Utatubaye hafi twabigabanura cyangwa tukabyongera, ariko watwemereye ko utadusize nk'imfubyi, utwemerera ko usize Mwuka Wera kugira ngo atuyobore. Niyo mpamvu dusabye ko yabana natwe, agatangirana natwe, akaza no gusozanya natwe, kugira ngo Mwuka Wera abashe no kugera ku bari bubyumve, abashe kubasobanurira, kuko njyewe mu bumuntu bwanjye ntago nashobora kubasobanurira, ariko nizeye ntashidikanya ko iri bubane natwe. Urakoze, ni kubw'izina ryawe Yesu, amen. Ndabashuhuje abapapa, abamama, abasore n'inkumi, by'umwihariko urubyiruko, abanzi ndetse n'abatanzi. Ndabashuhuje mu ndamukanyo y'Umwami Yesu Kristo. Ndavuze ngo amahoro kuri mwese. Nk'uko nabibabwiye, nitwa Muhimpundu Oda, ku izina ry'umugisha nitwa Mama Kami. Nkunda Imana n'abo yaremye, ku bwanjye mba numva nta muntu n'uyu n'umwe narobanura, nanjye Imana ijya imfasha ibinshobozi. Mbanje kugira ngo duhugurane, twarabwirijwe cyane, niyo mpamvu mbanje ngo duhugurane kuri bimwe twabwiwe, nimba turi kubikurikiza cyangwa se nimba hari aho twageze imbaraga zigacika. Naje ngo tuganire uburyo umuntu yasenga agasubizwa, isengesho nyakuri ryemewe uko riba rimeze. Wambaza ati ryemewe nande? N'inshuti n'imiryango n'abavandimwe. Isengesho ryemewe n'Imana. Nicyo kintu ndi bubagezeho, ndetse no kubaha ubuhanuzi nabashije kuba nakwakira buturutse ku Uwiteka. Nababwiye ko nkunda kuririmba, ngiye kubanza ndirimba akaririmbo gatoya, maze ubundi dukomeze. Natangiye urugendo rugana mu ijuru, nibwiraga yuko njyewe nzabona amahoro, ariko ibigeragezo byibasiye umutima. Mwami ndagusabye uzanyiyoborere. Natangiye urugendo rugana mu ijuru, nibwiraga yuko njyewe nzabona amahoro, ariko ibigeragezo byibasiye umutima. Mwami ndagusabye uzanyiyoborere. Murakoze.
tuganire kuri iyo ndirimbo ho gatoya. Birashoboka ko watangiye urugendo rwo gusenga cyangwa se urugendo rwo gukizwa, wumva yuko winjiye mu mahoro. Noneho muri iyi minsi cyangwa se igihe watangiriye, ukaba uri kubona ibigeragezo biri kurushaho kuza, noneho byikubye bimwe wahuraga nabyo utaratangira gusenga. Uburirimbyi buba burimo ubuhanuzi, niyo mpamvu nkunda kubiseguraho nkabasaba ati niwumva n'ijwi ritakunogeye basi wumve amagambo arimo. Uyu ni umuntu watubanjirije abanza kuri iki kibuga cyo gusenga natwe turiho muri iyi minsi. Aravuga ngo natangiye urugendo, yatangiye urugendo rwo kugira ibyo areka kugira ngo abone uko azajya mu ijuru, ariko arangije abona ibigeragezo bikomeje kwibasira umutima we cyane. Arangije agira ishyaka n'inyota, aravuga ngo Mana, nshingiye ku byo ndi kubona, nshingiye ku byo ndi guhura nabyo, nditegereza nkabona byankura mu murongo, nditegereza nkabona imbaraga zashira, ndagusabye Mana unyiyoborere. Birashoboka ko yari umupapa, birashoboka ko yari umumama, birashoboka ko yari umusore n'inkumi, ariko yagize ishyaka ryiza, aravuga ngo Mana uba ari wowe unyiyoborera. Muvandi, birashoboka ko nawe uri kubona bikugoye kandi uri gusenga. Birashoboka ko uri kubona bikugoye kandi uri umuririmbyi. Birashoboka ko uri kubona ibigoye kandi uri umuhanuzi. Birashoboka ko uri guhura n'intambara n'ibibazo bitandukanye kandi uri umuvugabutumwa. Nagira ngo usabe Imana yongere iguha imbaraga, iba ariyo noneho ikwiyoborera. Impamvu tuba dusabye kugira ngo ibe ariyo itwiyoborera, iyo umuntu afite ikibazo cyangwa se ari mu bundi buzima bumugoye, intekerezo ze ziratarara zikajya kure cyane, akaba yanamuka. Rero muvandimwe, nshuti ya Shalom, nagira ngo nkusabe nanjye nongera nibwira kugira ngo dusabe imbaraga, twongere dusabe imbaraga Imana kugira ngo ibashe kutubashisha ndetse no kudushoboresha ibyo turimo. Twagiye tubona benshi cyane batubanjirije, batangiye runo rugendo ariko ntago bakomeje. Uriya muntu utarakomeje ntago ari uko yabuze ubwenge. Uriya muntu utarakomeje ntago ari uko atabonye ko gusenga ari inyungu, ahubwo yagize ibigeragezo, agira ibimuhiga, agira ibimusatira byinshi bimuca intege, arangije za mbaraga zo gusenga arazibura. Rero nagira ngo mbasabe kugira ngo tujye dusaba Imana iba ariyo ituyobora. Imana yatuyobora ikaduha imbaraga, haba mu kazi gasanzwe, haba no gusenga, kugira ngo Imana ibashe kuba ariyo yatubashisha kuri buri kintu cy'umuhamagaro w'umuntu, ibasha kuba yadukoresha. Tugiye kureba n'ijambo riri muri Matayo ibice 3 kugira ngo dukomeze twumva ijambo icyo ritubwira. Yohana umubatiza yigisha abatiza. Ni Matayo ibice 3, ndahera ku murongo wa mbere. Yohana umubatiza yigisha abatiza. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati,
mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe mu buhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu iti nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Nje kongera nsubiremo gato mpereye ku murongo wa mbere. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'ubuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kambanze mvuge kuri uyu murongo wa kabiri. Kiriya gihe Yohana yakoze icyo yagombaga gukora, yabwirije ubutumwa bwiza, abwiriza n'abantu kwihana, kuko yababwiraga ijambo ryiza ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Natwe muri iyi minsi turi gusabwa kwihana kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndaje tuganire ku kijyanye n'uko twasenga isengesho rikumvwa. Yohana yagize ishyaka ryo kubwira abapapa no kubwira abamama no kubwira abasore n'inkumi no kubwira urubyiruko. Ndafata iyi Shalomu yagize ishyaka n'inyota ryo kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abari kure n'abari hafi bazabasha kuba bakumva ijambo rizabashe kuba ryagira aho ribakura ndetse n'aho ribashyira. Tugiye kurebana uburyo umuntu yasenga ariko isengesho ritari mu kajagari. Birashoboka ko waba wari usanzwe usenga, birashoboka yuko waba uduteze amatwi ariko utasengaga. Niyo mpamvu tugiye kurebana twese, guhugurana cyangwa no kwibukiranya icyo twakora. Birashoboka yuko wagiye mu butayu cyangwa mu rusengero cyangwa iwawe ukaba ukunda gusenga, cyangwa se biranashoboka yuko wari umuntu usanzwe ariko utazi gusenga. Tubona ko gusengera ku kizira ari isengesho Imana yanga. Wambaza ati gusengera ku kizira gute? Tubona ko mbere yuko twakabanje kuba twasenga tugomba kuba twaca bugufi imbere y'Imana, tukihana ibyo tuba twarakoze cyangwa se ibyo tuba twiriwe dukora uwo munsi. Tubwirwa ko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka. Twakongera tukibukiranya, umuntu ashobora kuba afite ikibazo runaka agahita ahutiraho cyangwa se agahita afatiraho asenga, ariko atabanje ngo atuze kugira ngo yitekerezeho, arebe nimba koko nta birego Satani ari bujye kumuregesha. Turi muri iyi si ntago twabura ibirego Satani ari bujyane, ariko iyo dufashe umwanya tukabanza kwihana, rya sengesho rirumvwa. Cyangwa se tugasaba imbaraga zitubashisha kwihanira kureka,
birashoboka ko hari ikintu cyaba cyarakunaniye uko usenze n'ubundi ugisengera hejuru, uko usenze n'ubundi ugisengera hejuru, uko usenze n'ubundi ugisengera hejuru. Iyo bimeze gutyo wumva hari ikintu cyakunaniye, wegera mugenzi wawe cyangwa se umunyamasengesho, akaba nawe yagufasha gusengera cya kintu cyakunaniye kuba wareka. Mwuka Wera ndizera ntashidikanya azagushoboza kureka icyo kintu. Turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, kandi tucyambaye uyu mubiri turacyahura n'ibitugora, turacyahura n'ibitugerageza, turacyahura n'ibidutesa, ariko nimumfashe twihanire kureka. Niyo mpamvu no muririmbyi yavuze ngo natangiye urugendo rugana mu ijuru nibwiraga yuko nzabona amahoro, ariko ibigeragezo byibasiye umutima ngo mwami ndagusabye uzanyiyoborere. Nimureke dusabe Imana itwiyoborere muri uru rugendo. Imana ituyobore mu ivugabutumwa, Imana ituyobore mu buririmbyi, Imana ituyobore mu buhanuzi, Imana ituyobore mu ijambo. Nibyo bizabasha nidutindana n'ijambo ari ryo ryo muri Bibiliya, nibwo tuzabasha gukuramo ubundangagaciro bya kirazira muri Kristo Yesu. Yasize itubwiye ibyo ikunda, nta handi yabinyujije ni muri Bibiliya. Nugerageza gutindana n'ijambo uzabona umunyamasengesho uburyo akwiriye kwitwara, uzabona umushumba uburyo akwiriye kwitwara. Nta handi, nta n'insinzi, nta n'ikindi kiturwanirira ngo kituneshereze usibye mu ijambo. Wibuke ko ariho twasanze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha. Turahamagarirwa gutinda mu ijambo, niho tuzasangamo ko tugomba gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Tugomba kubabarira, niho tuzasangamo ko tugomba kubabarira abanzi bacu. Nimba usenga ntube uri umuntu ugira inzika, niba usenga ntube uri umuntu ugira umujinya n'uburakari, nimba icyo kintu ubona cyarakunaniye kureka, titiriza Imana irabigushoboza. Nimba ubusambanyi ubona bwarakunaniye, titiriza Imana irabishoboye kubikuraho. Nimba ubujura bwarakunaniye kureka, titiriza Imana niyo yonyine gusa iri bubashe kuba yagukuriraho icyo kintu. Muvandi, biragoye kandi birakomeye. Turasabwa, wowe nanjye n'abandi, turasabwa guhinduka. Hari abantu benshi bakeneye kuba bahinduka imyifatire bituranga. Yenda uri kubona mu buzima bikugoye, bigatuma ubeshya, bigatuma ujya kure y'Imana. Nagira ngo nkubwire, nagira ngo ngusabe, ongera ugaruke. Ikigeragezo kituma ujya kure y'Imana, ibibazo byituma ujya kure y'Imana, kuko mu kibazo ntabwo Imana yemeye kukigeraho kuko yakwanze, ahubwo mu kibazo niryo bonaniro ryawe n'Imana. Yemeye ko kikubaho kugira ngo urusheho kuyititiriza, yemeye ko kikubaho kugira ngo urusheho kuyisatira, yemeye ko kikubaho kugira ngo urusheho kuza uyisanga. Kuko ikigeragezo icyo ngicyo ubona ufite, nusenga n'ibindi bindi byarimo biguhiga, byarimo bigusatira, birabasha gukurwaho. Biragoye kuko turi gusenga ariko tutari guhinduka.
dusabe Mwuka Wera ahindure kamere ya muntu ayihindure, ahubwo tuyoborwe na kamere y'Imana, kamere y'Umwuka Wera. Duhindure imico n'imyifatire, duhindure, tureke uburyarya, tureke ubugome, tureke ishyari, kuko twagiye tubona ibyo bintu. Ishyari niryo ryatumye umuntu afata mugenzi we akamwica. Iryo ni ishyari, kandi nta kindi kintu cyabasha kuba cyaridukuraho usibye kongera tugafata ibihe byo gutitiriza, tugafata ibihe byo gutindana n'Imana, tukongera tugasaba Mwuka Wera akaganza muri twe, tugasaba Mwuka Wera akaba mu ruhande rwacu. Umuririmbyi niwe yavuze ngo nimba ari Imana dukorera nimureke twerure. Arakomeza aravuga ati oya, ntibikabeho gukorera abami babiri. Hari igihe tugera mu kibazo kikadutera kuba twaba aribwo turi busenge, ariko noneho twakivamo ntitwongere gusenga, ahubwo muri cya gihe tudafite ikibazo tukongera tukitandukanya n'Imana, tukagira ibindi bintu bindi twivurugutamo. Niyo mpamvu rero nagira ngo twaba turi gusenga, twaba turi mu bihe by'ibibazo, twaba tutari no mu bihe by'ibibazo, dukunde kubwira Imana ize mu byacu, itindane natwe, ibane natwe. Kambaye message, birashoboka ko uza kwisanga ari yawe. Ngiye kubaha message ijyanye na tatuwaje. Umwuka w'Imana yansanze ansobanurira ku bya tatuwaje. Birashoboka ko uyifite, yenda warayibonanye undi muntu ukabona arayifite ariko ukumva urayishatse. Birashoboka yuko uyifite, yenda warayishyizeho ari ubushake bwawe. Umwuka w'Imana yambwiye ko iyo tatuwaje hari izindi mbaraga ikurura ku buzima bwawe. Indi message ya kabiri, igihe kirenda kugera umuntu agahaha yerekanye icyangombwa kimuranga. Uzinjira aho uhahira ufite ikikuranga. Aho ni mu buzima tubamo muri iyi si, ariko tuze no mu buzima bw'iyobokamana. Iri juru duharanira kujyamo nabwo riradusaba ibituranga. Ntabwo turi kubisabwa gusa mu isi, ahubwo no mu ijuru turi gusabwa ibituranga. Wambaza ngo ni ibiki? Turasabwa kurangwa n'imico n'imyifatire bya gikristo. Umukristo nyakuri ntago yagambanira mugenzi we. Wisuzume, nusanga ujya urangwa muri icyo kintu, ubwire Imana izitindane nawe iguhindure. Umukristo nyakuri ntago yagirira ishyari mugenzi we bitewe n'iterambere ari kugeraho. Umukristo nyakuri ntago ashobora gutwara umugabo w'abandi. Umukristo nyakuri ntago ashobora gufata umuturanyi we ngo yumve ko ari ikibazo ku buzima bwe. Oya, jambo riratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko idini nyakuri ni urukundo. Niyo mpamvu Yesu yakundaga gusenga akabwira Imana ngo Mana ubababarire
kuko batazi icyo bari gukora. Mugenzi wawe uri kukugirira nabi wimwitura ubugome, ahubwo fata umwanya wo kumusengera, ubwire Imana ihindure ibyo ngibyo ari gukora, ihindure imico n'imyifatire ye. Uwo ni wo mukristo nyakuri. Isuzume urebe. Umukristo nyakuri ntabwo umuntu ashobora kumutuka ngo nawe yifate mu mayunguyungu amusubize ibyo ari kumutuka. Nimba ushaka ikikuranga kuri we, fata umwanya, wa muntu ukuvuga ku musozi, wa muntu wamenye ko agutaranga, wamenye ko akwanga, fata umwanya wo gusenga. Wifata umwanya nawe wo kumuvuga, kandi nyamara birashoboka ko wowe usenga atanasenga. Mwerera imbuto. Yesu yaragiye agenda ahantu hari igiti cy'umutini, arebyeho imbuto zo kurya arazibura, arangije icyo giti arakivuma. Uwo ni Yesu wakivumye. Birashoboka ko natwe muri iyi minsi hari imivumo dufite twavumwe na Yesu, kubera yuko hari imbuto ari kuturebaho akazibura. Gerageza imico n'imyifatire yawe. Mbere habagaho yuko abantu bafata umwanya wo gusenga, bagashyira ibyifuzo byabo hasi, bakabisengera. Umuntu akumva yuko afite icyifuzo cya mugenzi we, akanezezwa nuko icyo cyifuzo cye cyakemutse. Ariko muri iyi minsi, aho kugira ngo dufate umwanya wo gusengera mugenzi wacu, turafata umwanya wo kumutaranga ko byacitse, ko byayobye. Ntabwo ariko Imana ibishaka. Imana ishaka ko dusengera abanzi bacu kugira ngo nabo bahinduke. Birashoboka ko yabikoze cyangwa se ari kubikora, ariko hari izindi mbaraga ziri kumusunika. Niyo mpamvu nufata umwanya wo gusenga, za mbaraga zamusunikaga zirarekera, narangiza nawe ayoboka inzira yo gusenga. Birashoboka yuko turi kuba imyugariro y'abantu batarinjira mu gusenga. Babona ibikorwa byacu turi gukora, bakavuga ati n'ubundi naho ntakurirwa nsenga, kuko na runaka nawe nta kigenda. Ibyo ni ibintu biri gufata Mwuka Wera aho kugira ngo azamuke, ahubwo bikarushaho kuba byaryamisha Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera abasha kuba yakorera mu mutima utarimo ibindi bintu bindi. Kuko tubona yuko iyo twafashe ibindi bintu byinshi tukabyuzuza muri twebwe, Mwuka Wera arigendera. Ababishaka babashe kuba bakwihana, nibarangiza kwihana babatizwe. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya wo kuza imbere y'ubwiza bwawe, tukweretse abapapa, Mana, tukweretse abamama, tukweretse abasore n'inkumi, tukweretse urubyiruko rubashije kuba rwari ruri mu nzira z'inzitane, inzira babonaga zisobanye, inzira zo kutisobanukirwa, inzira zo kubivangavanga. Uyu munsi agasenga, ariko ejo agakora ibindi bihabanye no gusenga. Uyu munsi akaririmba, ariko ejo. Niyo mpamvu dusabye imbaraga zawe kugira ngo zize zihindure kamere ndetse n'abayituye.
nuko twakwimuye tukagira ibindi bintu twimika bidafite agaciro kandi bidafite umumaro. Ariko mfasha aka kanya ningingira abo nzi n'abo ntazi, mfasha aka kanya ningingira abasenga n'abadasenga. Mwami ngo wongere ugaruke, niwongere ugaruke ku mitima y'abagukoreraga ariko bagahura n'ibibazo bakongera bakagwa. Mana niwongere ugaruke ku bashumba batagishumba nk'uko bikwiye, niwongere ugaruke ku baririmbyi batakiririmba nk'uko bikwiye. Mana turasenze, niwongere ugaruke. Ayiwe Uwiteka, nasanze bavuga ngo wirirwa ahandi ariko ukarara i Rwanda. Turaguhamagaye nyakubahwa, ongera utugirire amaso y'impuhwe n'imbabazi. Mana ongera utugirire urukundo. Hari abapapa bagusengaga bahura n'ibibazo bitandukanye barakurekura, ariko ndasenze ngo niwongere ugaruke. Hari abamama bagusengaga bahura n'ibibazo barakurekura. Uyu mwanya ndasenze ngo niwongere ugaruke ku buzima bwabo. Yewe nyakubahwa Imana, umurabana umuyaga wabaye mwinshi, wabaye mwinshi ku bantu. None nukanguke ubarengere, nukanguke uvugane n'ikibazo cyabo. Mana urabizi yuko iyo umuntu atinze mu kigeragezo abasha kuba yanamuka. Niyo mpamvu nsabye imbaraga zawe ngo zongere zibatindeho, bongere bagire indangagaciro bwa Kristo. Yewe nyakubahwa, ndabizi ko uhamagara imiyaga n'imiraba, inyenyeri ukabasha kuzita amazina. Hari ababashije kuba amazina yabo yakwangirika, izina ryabo rikaba ryarateshejwe agaciro. Ariko turasenze, Mwami niwongere ugaruke, nuca inkoni zamba, nuturebana amaso n'impuhwe n'imbabazi. Hari uko wagenda i Sodomu n'i Gomora, nuko bari bakugometseho banga kumva. Natwe muri iyi minsi ntago turi kukumva, ariko nutubabarire. Duciye bugufi, babyeyi baciye bugufi, abasaza baciye bugufi, bamama baciye bugufi. Mwami nutubabarire, duhe imbaraga zo kwihanira kureka, kandi uturinde kwiyoberanya, uturinde kwifata uko tutari, ahubwo imbaraga zawe ziba arizo ziganza muri twebwe. Ababyinjiyemo bazi ko ari mu mahoro. Nagira ngo mbabwire yuko imbaraga zawe zihari, kandi ibyo bari guhuramo nabyo ntago bayobye inzira. Umupapa uri gutotezwa ntiyumve ko yayobye inzira, mumama uri kugeragezwa ntiyumve ko yayobye inzira, musore n'inkumi uri kugeragezwa ntiyumve ko yayobye inzira. Ahubwo Mwuka Wera ururuka, ururuka utindane nabo nyakubahwa. Uri Imana itanga amahoro yo mu mutima, uri Imana inyuza inzira aho zitari, aho umuntu yabonaga nta nzira ukamuhamuhera igisubizo. Yewe Uwiteka, nyemerera nkwereka abarwayi, iyo umuntu atinze ku gisasiro mutima ubasha kunamuka. Ariko mpamagaye Mwuka Wera, mpamagaye ikiganza cyawe gikiza kugira ngo kibakirize kwiyubahisha kwawe. Nsengeye ababuze urubyaro, erega nyakubahwa babasha kunamuka.
bakiheba bakajya kure yawe. Niyo mpamvu nsabye Mwuka Wera, ikiganza cyawe gitanga urubyaro, kibagirire neza babona urubyaro. Mwami, nsengeye abashomeri, bushomeri buraryana umuntu akanamuka. Ndasenze ngo imbaraga zawe zibanyuriza inzira aho zitari. Mwami, abashomeri babona akazi. Yewe nyakubahwa Imana, hari abadafite aho kuba, uyu mwanya wabacira inzira, ejo bundi wabacira inzira, kuko uracicaye ku ntebe y'ubutabazi. Ibyifuzo byose bitandukanye Mana turabisengeye, kandi twizeye tudashidikanya, kuko wari uriho kera na n'uyu munsi ari kukiri. Turi abagabo bo kuguhamya yuko uhindura ibyanze guhinduka. Urakoze kuri Imana yumva, kandi urakoze kuri Imana iri gukora. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikongerera amavuta menshi yo gukora umurimo wayo. Inshuti y'umusaraba bakunze dutegereje cyangwa se baduteze amatwi, twagira ngo tubabwire ngo Uwiteka Imana arabakunda, ariko kandi namwe ni mukunda Uwiteka, kandi mugorora inzira zanyu kugira ngo Uwiteka agendane namwe, kuko yifuza kubana namwe. Kandi cyatumye Yesu apfa urupfu rwo ku musaraba, kwari kugira ngo abone abamukurikira, abone abaho ubugingo. Yesu yavuze ngo naje gutanga ubugingo bwinshi. Imana ibamugisha kubateza amatwi rero, koze Imana mwisha ubutumwa Imana amaye kugira ngo abagezeho rwose. Imana imuha umugisha. Reka tumusabe kugira ngo abahe telefoni ze, kugira ngo uzakenera ko amusengera, uzakenera ko amugira inama, cyangwa se nawe wakenera kumugira inama, uzamuhamagare. Imana iguha umugisha. Karibu umukozi w'Imana, tanga telefoni zawe. Murakoze. Ni 07 937 6 012. Ni 07 937 6 012. Imana ibamugisha, nakagaruka arabakunda, kandi reka babwire ngo mujye muhamagara abaganirize kandi abasengere. Afite impano yo gusengera abarwayi, afite impano yo guhugura, afite impano nyinshi. Imana rero ni umugisha. Tuzasubira naho ubutaha. Shalom shalom.